dukomeje kuganira n'abantu batandukanye. Uyu tugezeho yitwa nakabonye Priscilla. nakabonye Priscilla. Nakabo uyu mumama tumaje kuganira avuze yuko ngo mwari muri kumwe warongoye n'umuhungu we. Ubundi bizi gute mwari muri kumwe he? Uko mbizi ko nuko nzi ko umuhungu we yamunaniye kandi nibyo by'inzoga we nta nzoga yigezamo kuko twaratambitse hari umuntu wari uvuze nti agiye kutugurira agacupa kuri rura rwagwa rupfundikiye turakanywa ku gacupa ariko w'inzoga yarayanze nta nzoga yigeza asomaho kuko twavanye aha ngaha bamubwiye ngo ajye gushaka ubwatsi bw'inka yanga kujyayo ahita yigira kwiyogereza igare ry'umuhungu wo hirya iriya. Ubwo rero muri uko kuza yadusanze hirya iriya gusa wenda mubwa ntitunitayira aravuga ngo ndindiriye mama nta nzoga yigeza asomaho nibyo byo kuvuga ngo yari yanyweye nta nzoga twe twasomye ariko we nta nzoga twigeze tumuha. Nubwo tutaganire n'uwo mwana ariko hari bamwe bashobora kuba barumvishije yivugira ubwe ko yari yasinze. Nyine we yarabivugaga ko yasinze akavuga ngo inzoga ngo ni mama na papa bayimpaye ariko nje nshingiye kuko twari kumwe nta nzoga we yari nta nzoga bamuhaye. Ariko hari inzoga bazanye nyine n'agacupa kamwe ndakemera kuko nabasiganye na se muri saro bicaye barimo bakanga. Hariyo bazanye Aka gacupa kamwe barakazanye karako ku ruganda kagura 200. Ariko ubundi iyo nzoga ikorerwa ikorerwa ku ruganda nyine numva ngo bayita ngo ni cunga umuntu. Bayita cunga umuntu kubera iki bumva barayise cunga umuntu? Sinzi impamvu nanjye ngo ziramoka abiri ngo hari yitwa dunda ubwonko na cunga umuntu nanjye nzibona gutyo ntago nzi. Iyo ukanyweye se uba bimeze bite? Uba wumva nawe ufite umuntu wagucunga cyangwa ntago ukanywa? Somaho gakeya nanjye. Iyo ukanyweye nyine ndagira ngo umbwire kuntu n'ako gakeya ukanyweye wumva bimeze bite? Ngo nyine utawumva ubwenge nyine buhindutse. Ni uruganda rwanda mu Gisagara. Hanyuma hari abayinywa se kabagiraho ingaruka wenda mubona bakaba bagira ibindi bikorwa bakora? Barahari benshi. Bigenda gute iyo bayinyweye biba bimeze bite? Barayinywa nyine ugasanga barimo bariyandarika bakora ibintu ubona nawe bidakwiye. Ubundi sinahaba ubusambanyi? Ahubwo nibwo bweze muri iyi viziyo veni ni ahantu hose. Reka biterwa se niyo cunga umuntu? Harimo n'abatazinywa babikora. Nibyo? Ariko niyo nzoga ishobora kubigiramo uruhare? Nayo ishobora kubigiramo uruhare kuko umuntu ntabwo yaza ngo akuvugisha utayinywe ngo ugire icyo umubwira nayo wakanyweye nyine ubwo nawe urabyumva nyine. Uba wumva uri hayi? Cunda ubwonko. Hanyuma se ubuyobozi burabizi ko iyo nzoga ubundi gufatwa wanayenze ni n'amakosa. None se ubwo ntibyaba ari ukugira ngo abantu badatiteza imbere ubwo se ibitoki mubigenza mute? Mubikura nyine ku nganda aho ziri hari akuntu z'inyagasozi. Ina hari inganda zingahe se? Ni 2. Nizo zenga izo nzoga zitandukanye se cyangwa zose zenga inzoga zimwe? Hari nizo bajya kurangura no undi bazirangura ahantu henshi. Urabona iyi nzoga sizabagiraho izihe ngaruka mu minsi iri imbere? Ahubwo twe tugomba guhinduka izo nzoga tukazirika kuko nizo ziri kudukoresha ayo mabi yose. Urumva witeguye se ko wajya gusomaho gakeya? Ntabwo uzongera kuyinywa? Ntabwo nzongera. Uri imbere ya kamera ubivuga uzabikora ejo batazaduhamagara wagasomyeho uri kudandabirana mu muhanda. Ntabwo nzongera. Cyangwa ntabwo witeguye kubyigaho? Ugiye kubyigaho yireka? Banza mbaze igihorihori numve ko bikunda. Sawa urakoze cyane. Yego nawe. Ese izi za dundu mwa bakunzi bo mu mavuta online. Mukecuru witwa nde? Nitwa Mbarushimana Drusera. Hanyuma hano muri Gisagara bajya bavuga ko ngo haba ibitoki byinshi nibyo? Ibitoki byinshi birahaba. Bitewe nuko bagira n'intoki mu kabande nyine bakatemamo ibitoki bakabijyana ku ruganda. Hanyuma se kwenga inzoga ntago mukenga rwa bitoki uko bajyaga babyivuga kera? Rwa bitoki ntawe ukirwenga. Naho benga nyirantare n'umwe bitewe n'umuntu wiharahaje nyine uvuga ati je ntacyo bimbwiye agapfa kwenga. Ntago bose ariko babyenga. Hanyuma
hari abari kutubwira ngo hari inzoga zitwa dunda ubwonko na za cunga umuntu, izo nzoga zimeze gute, uzizihiye iki? n'iyo dunda ubwonko hari abarangura kwa Mavenge hajya Muzenga, ubwo rero niyo dunda ubwonko niyo ipfundikiye niyo banywa, baba bageze aho babona ako kantu nyine abantu bagapimye ukabona barundamo nyine bagahinduka nk'abasazi nyine, n'abavuga ko ari indaya nyine baba bavangavanze bagahinduka indaya gutyo. None se nibyo koko izi nzoga ziteje ikibazo? Yewe zirateza ikibazo kuko umuntu ashobora kuyinywa yavangamo gutya agize aho yayibonye, ntabwo ari bose siko bazipima izo nyirantare. Ni umuntu nyine uvuga ati jewe nihagazeho, ni nk'aba abantu umuntu w'umugabo nyine wigeze nka mayibobo niwe ushobora gufata iyo nyirantare akayenga, kuko ntiwaba ufite urutoki rwawe ujye kwenga nyirantare kandi ufite urutoki. Ubwo rero nyirantare se ubundi bayenga muki? Nyirantare bayenga mu isukari, ngo hari n'imisemburo bavangamo bagabetera rero ni n'amasaka. Ubwo rero ababinywa bagasara nyine, ariko barabakangaye nta bantu bakihari babipima. Ariko nizo bushido zipfundikiye bahinduye dunda umuntu barazinywa rwose bagasinda nazo. Bagasinda? Hanyuma hari abatubwiye ngo hano uburaya bureze, nibyo? Buraya se jewe ntabwo sinkunda kujya mu kabari, uretse kumva abantu bahita barwana nijoro bitewe nuko twagira ngo tuganire noneho ku kibazo cy'abaturage bavuga bati hano hari inzoga zitubangamiye, nkawe nk'umuyobozi ibi urabizi? Inzoga zibabangamiye je ntabwo nakubwira ngo nizi, kubera ko buriya hashyizweho inganda, kandi inganda zagombaga gukora ibintu bigomba kugirira akamaro abaturage, bakabakorera n'ibintu byiza byujuje ubuziranenge. Ahubwo nazo bisaba kuzinywa mu rugero, nturenze urugero. Niba ugiye kunywa 4 5 se byanze bikunze uzasinda. Iyo urebye kuri tiketi zabo ukareba ingufu ziba zifite, ziba zigaragaza ko hari aho umuntu agomba kugera atarenze igipimo. Niba unyweye 2 ugataha nta kibazo wagira, ariko urengeje 2 ukagira 3 cyangwa 4 ubwo byanze bikunze wasara, kubera ko warengeje igipimo. Ariko ubundi inzoga z'uruganda ni nziza, ni inzoga zifite isuku, ni inzoga zisobanutse bakora mu bitoki zujuje ubuziranenge, kandi ntabwo bakora inzoga ziri bwangize ubuzima bw'abaturage, usibye abanywa nyinshi bakarenza nibo zigiraho ingaruka. Bivuga ko uyu mudugudu ngo uba mu busambanyi bwinshi kubera izo nzoga. Nta ndaya tugira, umukobwa wanywa agatukisha bose. Ushobora kumva wenda bavuze nk'umukobwa umwe runaka, ariko twebwe nta ndaya zibi n'ahangaha. Burya indaya zikunda kuba ahantu hari umujyi, hari udusantere dukomeye, ariko ino ni mu cyaro, ni ahantu ubona hatuje. N'ubu umaze akanya hano wabibonye. Hanyuma se ku baturage ko bavuga ko izi nzoga zo mu nganda zifite ubukana bukaze, kandi izindi zo biyengeraga z'ibitoki ngo ntacyo zabatwaraga, byo ni umukora iki ku buryo abaturage nabo bagera, kuko hari n'abavuga ngo kugira ngo benge inzoga bisaba kuba ufite icyangombwa cyangwa no gutema ibitoki? Nibyo ayo makuru niyo? Ntabwo ari nta nubwo buriya bigeze babuza ko umuntu ngo wabonye ibitoki bye afite iminsi mikuru ngo atenga urwagwa, ariko ari urwagwa rwiza rw'ibitoki ntabwo bamubuza kwenga, kubera ko umuturage n'ubundi ashobora kugira iminsi mikuru akabatirisha agashyingiza akoresha ibitoki n'ubundi. Ahubwo hari abaca mu jisho ry'abantu bakenga inzoga zidasobanutse. Abo ngabo rero ubuho dusa nkaho twanabaciye, bisa nkaho byahagaze. Ubu turiho turajyana ibitoki ku ruganda bakagura ikiro, batugurisha ku 100. Urumva ni amafaranga aryoshye yateza umuturage wacu imbere, ndetse n'uruganda rwo rukateye imbere.
ariko ubundi abaturage bacu ntabwo inganda zigeze zibabangamira ngo niba gifite ubukwe ngo uzajye kuzana ugure amakesi hariya ugere gute, n'ubundi bashaka ibitoki bakenga urwagwa, ntabwo babibakuyeho. Ikibi ni uko yarwenga arupima. Murakoze.